niwe ushobora byose, niwe ushobora byose, niwe ushobora byose, ushobora byose, niwe Mana ushobora byose, niwe ushobora byose, niwe Mana yacu, niwe ushobora byose, iyo Mana ikiza indwara, niwe ushobora byose, niwe ushobora byose, Bakristo bene data muteranye natwe kuri iki cyumweru, tubahaye ikaze mu iteraniro ryera twateguriwe n'Imana, kandi dushimye Imana ku bwanyu ko ibashoboje natwe ikadushoboza twese kugira ngo tubane muri iri teraniro ryera. Iri teraniro rero turaza kuba dufatanya na Nzaramba Sylvie muri gahunda y'iteraniro, ariko kandi tuze kumva ijambo ry'Imana turi bugezweho na Pasiteri Christophe. Imana ibaha umugisha mu nkundire twese aho duherereye hirya no hino mu miryango, dufatanye gutangira iteraniro ryacu turirimba indirimbo y'I149. zihita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibuka. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urw'Imana
bakundwa, twakire indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire ubuntu n'amahoro biva ku Mana iriho, yahozeho kandi izahoraho, biva ku Mwuka Wera no kuri Yesu Kristo, umugabo wo guhamya, ukiranuka, imfura yo kuzuka, n'umutware wa byose. Amen. Twakire wategurijwe gusengera iteraniro, yegere hafi adufashe muri uwo mwanya. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana iri hejuru ya byose, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri Imana ikomeye, uri Imana yera. Turagushimiye ubwoko bwawe ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse. Waraturinze Mana, atari uko turi beza, atari uko twakiranutse, ahubwo imbabazi zawe Mana yacu nizo zabaye kuri twebwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi mwiza waturemeye, Mana nziza, turagushimye. Umunsi w'icyumweru, umunsi wo kuba imbere yawe, umunsi wo kukuramya no kuguhimbaza, umunsi wo kongera kumva ibyawe. Mana turagushimye ubwoko bwawe aho buri wese ari. Mwami, nkuko turi mu miryango itandukanye, duciye bugufi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana nziza rero, dusengeye uyu mwanya mwiza waduhaye w'iteraniro. Witeka Nyiringabo, turasenze kugira ngo usure imitima yacu, uganirize buri wese mu mutima we Mwami, binyuze mu ijambo ryawe, binyuze mu ndirimbo ziri buririmbirwe muri iri teraniro. Mana utugirire neza, buri wese asubizwe mu imbaraga, wari ucitse intege asubizwe mu imbaraga, wari urwaye akire kubw'ubuntu bwawe. Mwami, wari ufite ikibazo cy'uburyo bwose, umubere igisubizo, kuko uri Imana ishobora byose. Tukuragije rero iyi gahunda yose, Mana nziza, turasenze kugira ngo Umwuka Wera aganze, Umwuka Wera ayobore buri wese, Umwuka Wera ayobore buri wese ukurikiye iri teraniro, kandi Umwuka Wera Mwami ayobore buri wese ugiye kugira icyo akorera imbere yawe. Turagushimye kuri Imana yacu, turagushimye ko uri Imana yumva gusenga. Izina ryawe nirishimwe kandi nirishyirwe hejuru, mu izina ryera rya Yesu. Amen. Reka dufatanye gusingiza izina ry'Imana, dusoma Zaburi ya 47 umurongo wa 2 n'uwa 3. Mw'amahanga yose mwe nimukome mu mashyi, muvugirize Imana impundu z'abanesheje, kuko Uwiteka usumba byose ateye ubwoba, ari umwami ukomeye utegeka isi yose. Amen. Umwami
bavandimwe dufatanyirize hamwe kumva itegeko ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 17. Imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa ku mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo
ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe cyangwa umugore we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Nyagasani Imana, uduha imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Niki cyankiza ibyaha n'amaraso yawe Yesu, niki cyanyeza rwose n'amaraso yawe Yesu, ayo maraso ye niyamboneza rwose, nta cyampa gukira nk'amaraso y'umukiza. Bakundwa, mu nkundire nyuma yo kumva itegeko ry'Imana idutegeka muri aka kanya, dufatanye gusenga Imana tuyisaba kutweza no kutubabarira ibyaha byacu, kandi Imana igira imbabazi iratubabarira. Mwami Imana yacu, Mana y'imbabazi n'urukundo, Mana igira neza, ifite kugira neza kwishi, Mana nyiramahoro yuzuye, turagushimye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko wongeye kutuganiriza ukatubwira uko dukwiye kugenda binyuze mu ijambo ryawe tumaze gusoma. Duciye bugufa aka kanya kuko Mwami Imana yacu, imyifatire n'imikorere yacu byagiye kure y'ubushake bwawe, kure y'amategeko yawe 10 waduhaye dukwiye kwisuzumiramo. Aka kanya duciye bugufi twese mu izina rya Yesu Kristo, aho duteraniye hirya no hino mu miryango yacu, turakwinginga kugira ngo Mwami umuntu wese umweze umutunganye. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ntitukagira izindi mana mu maso yacu, ariko kandi Data wa twese mwiza, ibikorwa byacu n'imibereho yacu rimwe na rimwe usanga duhanze amaso ibintu bitandukanye, nyamara kandi Mwami Imana utubwira ngo ntitukagira indi mana tugusimbuza. Duciye bugufi rero kandi turakwinginga Nyagasani kugira ngo umuntu wese uko wamubonye ukamugaya, umuntu wese ukurikira iteraniro, Mwami Imana wumvise itegeko ryawe, ndakwinginga kugira ngo umweze umutunganye, mubabarire ibyaha byose, mwandukure mu gitabo cy'abarimbuka Mwami, umushyire mu gitabo cy'ubugingo, kandi ntitwizirikanye ubwacu, tuzirikanye na bene data batabashije gukurikiranira iteraniro, ari abazarikurikirana mu minsi izaza. Abo bose turabasengeye Mwami kugira ngo Mwami imbabazi zawe zibabonekeho. Dusabiye imbabazi abatuye isi bose, dusabiye imbabazi bene wacu bose, dusabiye imbabazi Data wa twese mwiza, umuntu wese kugira ngo Nyagasani umweze umutunganye, wirengagize kujya kure kwacu, utugaruze umutima w'ubugwaneza, ubabarire buri wese, kandi imbabazi zawe Data wa twese mwiza ntituzihererwe kuzipfusha ubusa, ahubwo tuzigendereho dukora ibishimwa nawe. Uri Imana yacu bwite, uri Imana itubabarira, kandi ijambo ryawe Mwami Imana yacu riratubwira ngo umuntu wese Data wa twese mwiza ngo iyo ari muri Kristo Yesu yamaze kwibona muri ayo maraso ngo ntumucire urubanza rubi. No muririmbyi aravuga ngo niki cyankiza ibyaha, ariko agasubiza ngo ni amaraso y'umukiza wacu Yesu. Ayo maraso rero niyo twifuje ko aboneka kuri buri mwumwe kugira ngo turebe utubone nk'abakiranutse nk'uko umuririmbyi yabivuze. Data urakoze kuko uri umutunzi w'imbabazi, urakoze kuko Mwami Imana yacu utaturebera mu makosa twakoze, ahubwo iyo duciye bugufi Mwami Imana utubabarira, kandi Data wa twese mwiza ukaduhindura ibyaremwe bishya. Bana natwe Nyagasani, komeze kutwitaho, imbabazi zawe zidutere gukora neza, kukubahisha, mu izina ryiza rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Bavandimwe, twese iyo twicujije ibyaha ndetse tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese.
umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ngo kubera urukundo Imana data wa twese dufitiye idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe kubw'imbabazi zayo, natwe twakirane imbabazi z'Imana mu mitima yacu kandi tuyikomere amashyi aho duherereye mu miryango yacu. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva icyo Imana yadutumyeho uyu munsi mu ijambo ryayo, ariko mbere yo kwakira umuvugabutumwa w'uyu munsi reka tubanze dusenge Imana ubundi dusome ijambo ry'uyu munsi. Uwiteka Imana yacu kandi Imana ikomeye, turi imbere yawe, turagushimye kuri kumwe natwe, tugushimiye umwanya wose utambutse turi mu iteraniro, tugushimiye ubutumwa bwiza twumvise mu ndirimbo, mu itegeko waduhaye. Mana yacu turagushimye kandi n'ubundi tugeze mu wundi mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Imitima yacu turayiguhaye rero kugira ngo yakire, witegurire kwakira ijambo ryawe, kugira ngo icyo wadutumyeho uyu munsi kigire umumaro mu bugingo bwacu. Turasenze ku bwa buri wese uri bukurikirira ijambo, kugira ngo ribe ijambo rikomeza ubugingo bwacu muri iyi minsi ya none. Kandi dusengeye umukozi wawe wadutumyeho Mana, kugira ngo umwambike imbaraga, Mwuka Wera muyobore rwose, kugira ngo icyo wamuhaye kubwira ubwoko bwawe abashe kukitugezaho twebwe twese. Urakoze, turagushimye, icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 5, duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe muri icyo kidendezi marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye kwikorera ugende? Wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi.
hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Bene data, ndashimye Imana kandi nezerewe Imana mu mutima wanjye kubw'uyu mwanya mwiza w'umugisha, umwanya udasanzwe Imana impaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Biranejeje cyane kubw'ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Ni ijambo riri gufasha ubugingo bwanjye muri ibi bihe, kandi ndasaba Imana ngo umwuka wera aherekeze iri jambo kugira ngo jyewe nawe rikomeze kutwubaka kandi ridufashe. Ijambo riri ku mutima wanjye rifite intego ivuga ngo umunsi abantu badatekereza ko Imana ikora, ndetse nawe ukumva yuko Imana idakora, burya yo irakora. Umunsi abantu batekereza ko Imana idakora, nawe ubwawe ukagera ku rwego wumva yuko Imana idashobora gukora, burya yo irakora. Kuri uwo munsi bigaragara ko bigoye ko Imana ikora, kuri uwo munsi tudashyikira mu kwizera kwacu ko Imana ishobora kuduhagurutsa ikatuvana mu bigeragezo byari byaturyamishije, kuriya munsi Imana irakora. Bene data, iri jambo, iyi nkuru bamaze kudusomera iratwereka uburyo Yesu yagiye i Yerusalemu. Ajya i Yerusalemu ajyanye n'abantu bari bagiye mu minsi mikuru. Iri jambo ritangira rivuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. Mu gihe yari ajyanye n'abandi i Yerusalemu bagiye mu minsi mikuru, mu minsi mikuru ni iminsi yo kunezerwa, ni iminsi yo kubyina, ni iminsi yo kuririmba, ni iminsi yo gusangira. Yesu yageze ku irembo ryitwaga irembo ry'intama, bugufi bwaho abona abantu baharyamye kubera uburwayi n'ubumuga bari bafite. Urugendo rwo kujya mu minsi mikuru ararureka, ahubwo ajya kubana n'aba bantu bababaye. Ntekereza ubwabyo kuri uyu murongo, numvise nezerewe kandi nshimye Imana ko Yesu iki gikorwa yakoze gitanga igisubizo cy'ibibazo tujya twibaza mu gihe tugeze mu bigeragezo, mu gihe tugeze mu bibazo, mu gihe tugeze aho tubona ko bidukomereye, twibaza ngo mbese Imana yagiye hehe, twibaza ngo Yesu tuvuga yagiye hehe. Yesu n'ibindi yaba biretse akaza kubana n'abababaye, kuko iri jambo ritwereka ko Yesu yari agiye mu minsi mikuru ajyanye n'abandi bagiye kwishimira iminsi mikuru, ariko urugendo aruhagarikishwa n'abababaye abonye baryamye kuri iki kidendezi. Iki kidendezi cyitwa Betesida, bivuga ngo ni inzu y'imbabazi cyangwa ni inzu yo kubabarirwamo, ni inzu yo kuboneramo ubuzima, ni inzu yo kuboneraho kubaho. Hari haryamye abantu benshi, ariko muri aba bari baharyamye harimo umuntu umwe Bibiliya itagaragaza niba yari umugabo cyangwa umugore. Cyakora yerekana ko uwo muntu yari amaze igihe kinini, kuko yari amaranye uburwayi imyaka 38. Aha hantu rero
yari aharyamye igihe kirekire kandi yari ahababariye. Hanyuma Yesu aragenda aramwegera. Naribajije ngo mbese niwe yari ahingukiyeho, niwe wari ku ruhande, niwe wari inyuma, ariko yegereye uwo nguwo kuko yari anamenye yuko hamaze igihe. Ngo aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Uyu yabajije icyo kibazo yari yarageze ahantu yumva gukira kwe bidashoboka. Yereka Yesu ko we nta mahirwe yo gukira afite. Amwereka ukuntu isi yamwegeje inyuma ku buryo adashobora kugera aho abandi bakirira. Aramubwira ngo njyewe aha hantu simfite umuntu wanjugunya mu kidendezi. Aramubwira ngo rero iyo amazi yihindurije, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko hari ukuntu ngo marayika yajyaga muri aya mazi agahinduka umuntu yagiyemo mbere agakira. Wa muntu abwira Yesu ngo njyewe ntabwo mfite umuntu ukira muri aya mazi, ngo iyo yihindurije ngo igihe ngiye kumanuka ngo njyemo nsanga abandi bantanzemo. Byerekana neza yuko ibyo ari byo byose abantu babaga bazanye n'ababo bashobora kuba baregezagayo uriya muntu. Kuko hari igihe twibaza tugatekereza ngo mbese uyu muntu wari umaze igihe kw'iri baraza kuki atisunikaga ngo yegere hafi ya kiriya kidendezi? Kuki atabaga acuma urugendo, atabaga agabanya urugendo gahoro gahoro ngo abasatira aho kiriya kidendezi kiri, kugira ngo ubwo marayika azamanuka amazi akihinduriza azaba ari bugufi bw'aya mazi ayageremo mbere? Hari igihe twibaza ibintu nk'ibi. Kuki igihe cyose yahamaze atabaye agenda nk'umuntu w'umunyantege nke ngo abasatira aho ariya mazi ari? Hari igihe tubyibaza ariko tukirengagiza ko atari afite uburyo bwo kubikora, kuko abari aho ngaho nta mwene wabo wari urimo, abari aho ngaho nta wari umufitiye impuhwe. Buri wese yabaga arimo kurwana kuri mwene wabo yazanye. Byerekana rero yuko uriya muntu uko byagenda kose yaba yaragendaga yegezwa inyuma, asubizwa inyuma, ajyanwa kure y'aho gukira kuri, bikozwe n'abandi banyambaraga bifuzaga gukira. Icyakora ikinejeje nuko niba baranamusunikaga bamwegeza inyuma, aho bamwegezaga niho ibisubizo bya Kristo biri. Haleluya! Aho bamwegezaga niho ibisubizo bya Kristo biri. Hari igihe mu mibereho duhura n'ibigeragezo, tugahura n'ibibazo, isi kaduseka, isi kadutwama, abantu bakibaza ngo ari kuri ibundi biterwa n'iki? Kuki adahaguruka ngo akore? Kuki biterwa n'iki? Buriya biterwa n'iki? N'umunebwe. Abantu bakamuvugiraho ibintu nyamara we ntako atagize, nta nuko adashakisha, ahubwo igiharimo kiri kumusunika kimujyana kure y'aho abantu babona ko ibisubizo biri. Gusa ikinejeje ari abatekereza ko uwo muntu afite ikibazo cyo mu mitekerereze rwose, ndetse bakanavuga batafunze mu mutwe, bakagera n'aho berura bakavuga bati yaranasaze. Ababitekereza gutyo, isi bitekereza gutyo, ndetse n'uri muri icyo kigeragezo ubona aho kugera ku bisubizo ahubwo ari kurushaho kubabara. Ikinejeje nuko Yesu ajya kumureba aho ngaho ari. Bene data, nanejejwe nuko Yesu kuri uyu munsi
atagiye kwifatanya n'abari mu minsi mikuru. Nanejejwe nuko Yesu atagiye kwifatanya n'abari mu minsi mikuru, ahubwo Yesu yagiye kwifatanya n'abantu bari mu bibazo, bari mu bigeragezo. Yesu yegera uwo muntu aramubwira ngo urashaka gukira. Uwo muntu yari yarageze aho yumva bidashoboka, bitashoboka yuko yakira. Amwereka impamvu yatuma adakira, ko ari wenyine, ko ntawe umufasha, ko ntawe uri kumwitaho. Nta nubwo bigaragara uburyo yahageze. Niba barahamugejeje bakamusiga, ntabwo bigaragara, ariko yereka Yesu ko ari wenyine. Yesu amaze kubona ko uwo muntu yatakaje ibyiringiro, amaze kubona yuko uwo muntu amubwiye ko ari wenyine, Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Ibi bintu rero Yesu yabimubwiye ku munsi w'isabato. Aha niho nashatse kubabwira yuko ku munsi abantu badatekereza ko Imana ikora, ku munsi abantu batumva yuko igitangaza, cyangwa ku munsi abantu badatekereza ko gutabarwa bishoboka, Imana ikora. Kuri uyu munsi w'isabato abantu bari bazi neza yuko Imana iruhuka, kuko iyo usomye mu Itangiriro hatwereka ko Imana imaze kurema ngo ku munsi wa karindwi yararuhutse. Bituma ndetse no mu idini y'Abayahudi ikiruhuko cy'isabato bagiha imbaraga nyinshi, bagishyiraho n'amabwiriza. Yewe no kwikorera umutwaro muto ntibyari byemewe. Naho bajyaga gusengera habaga hari ibirometero byagenwe umuntu atagomba kurenga. Yabirenga bikagaragara yuko yakandagiye isabato. Kuri uyu munsi rero w'isabato, abantu bamenyereye yuko Imana idakora, abantu batekereza yuko ari umunsi Imana iruhuka, Imana ishimwe ko aribwo yakijije uyu muntu. Hari igihe kigera abantu bakumva yuko bageze mu gihe Imana idakora, bakumva ko bari ku munsi Imana itakora. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami ku gice cya 7 hatwereka ukuntu, cyane duhereye ku gice cya 6, hatwereka ukuntu ngo igihe kimwe umwami w'i Siriya ngo yateye Samariya, hanyuma ngo arahagota, abwira ingabo ze ko batari burwanya abantu b'i Samariya, ahubwo bagiye kugota ku buryo ibiryo byose byaturukaga hanze ya Samariya bitari bwinjire mu murwa. Hanyuma abantu bari mu murwa wa Samariya bakarya ibiryo bafite, babimara bakicwa n'inzara. Noneho umwami w'i Siriya akazatera abantu b'i Samariya barazahajwe n'inzara. Ingabo zigota umurwa wose, zirawuzenguruka. Abantu bo mu murwa wa Samariya barya ibyo bari bafite barabimara. Birangiye ibiryo bishize, ngo batangira noneho kwadukira n'ibitaribwa. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo bageze aho barya amahurunguru y'inuma. Ijambo ry'Imana ritwereka ko baziruye ibizira kubera inzara, batangira kurya n'ibihanga by'indogobe. Ibyo bibimari ihenze, biza noneho inzara igeraho iba mbi, irabarembya. Bibi bintu bikomeye, ngo abagore bijishura abana. Abagore ngo baregerana, ngo umwe aganira na mugenzi we ati dore turashize, inzara igiye kuturembya, none rero zana umwana wawe tumurye, nitumumara nanjye nzazana uwanjye tumuteke tumurye. Ibi bintu rero biraba, kuko ingabo z'i Siriya zari zagose Samariya, abantu bagera ku rwego barya n'abana babo. Iki ni ikintu gikomeye. Ababyeyi, ye uretse n'utarabyara, umuntu wese ufite ubumuntu, kumva ko abantu bageze ku cyiciro cyo kuryana biragoye.
ntibishyikirwa, ntibyakirwa. Hanyuma rero ngo bamaze kurya umwana umwe bamurangije, uwagombaga kuribwa nyina aramwimana, avuga ati ntabwo wandira umwana. Ngo bajya kuregera umwami. Bagiye kuregera umwami nibwo yatumye ku muhanuzi Elisa amwereka umubabaro Samariya ifite, agera naho amubwira ngo abana barenda kuvuka, ngo ariko nta mbaraga zo kubabyara zihari, byerekana ko hari ikibazo gikomeye. Iyo nkuru ikimara kugera kuri Elisa, ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka w'Imana amuzaho cyane. Elisa ngo aragenda ahagarara mu murwa wa Samariya, ngo arangije abwira abantu b'i Samariya ngo nimwumve uko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Aravuga ngo ejo nk'iki gihe, haleluya, ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ngo ifu y'ingano izaba iri kugura ku giciro gitoya. Arababwira ngo ibiryo mutari mufite, arababwira ngo ibishyimbo bizaba biri kuboneka kuri make, arababwira ngo umuceri uzaba uri kuboneka kuri make, arababwira ngo akawunga kazaba gahari kuri make. Hanyuma bibwira abantu batakaje ibyiringiro, bumva yuko Imana idashobora gukora. Umwe ngo mu bantu bari aho ibwami bumva ubwo buhanuzi, ngo ahita yegera Elisa, baramubwira ngo ariko niko muntu w'Imana we, ibyo bintu uri kuvuga urumva bishoboka? Nawe Imana mu bumana bwayo yakingura amadirishya y'ijuru, urumva ibyo bintu byakunda? Urumva bishoboka ko dushobora gutabarwa naho amadirishya y'ijuru yakingura? Mu rwego rwo kumwereka ko stoke z'ijuru zakamye, nta gisubizo kigihari, byararangiye, bari ku munsi w'amakuba, bari ku munsi babona Imana idashobora gutabara naho amadirishya y'ijuru yayakingura. Nyamara wari umunsi wo gukora kw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bugufaho ngo hari ababembe, ngo bari bakingiraniye inyuma y'umudugudu, ari ababembe 4, ngo barangije baraganira, baganirira aho bafungiraniye, ngo baravuga batari kubasha, turazira iki? Ahangaha turi n'ubundi inzara imeze nabi, kandi ingabo z'i Siriya zo zifite ibiryo. Baravuga bati iyo muje tukagenda ko n'ubundi byose ari ugupfa no gupfa, nituguma aha inzara iratugwa nabi, wenda na ziriya ngabo z'i Siriya ziri butwice, batari ko nimuze tugende. Ngo ababembe basohoka muri twa tuzu bari bakingiraniyemo. Imana mu bumana bwayo yagura imirindi yabo iyihindura amagare n'ikiriri cy'amafarashi. Imana ishimwe cyane. Ababembe uko bari barimo kugenda biganirira, abanyantege nke batari kubona gukora kw'Imana, bumva ko aho bari hari urupfu, bumva ko naho bagiye hari urupfu, Imana ijya muri ya mirindi yabo iyihinduramo imirindi y'amagare, iyihinduramo imirindi y'amafarashi. Donc Imana ikora igitangaza kidasanzwe. Uko ababembe bagenda, ingabo z'Abasiriya zikajya zumva zatewe n'ingabo zifite intwaro zikomeye. Uko barushaho kugenda begera urugerero rwabo, ngo bakajya bumva ni ikiriri cy'amagare menshi. Ngo ingabo z'i Siriya ngo n'umwami wabo, ngo baravuga ngo umwami wa Isirayeli ngo yahuruje abami b'inshuti ze, ngo none baje kuturwanya. Uwo mwanya bahaguruka birukanka, uko bahaguruka birukanka ari nako banirwanira. Kimwe mu bintu byabayeho rero, uko kwirukanka kwabo bataye inkono ku ziko. Uko kwirukanka kwabo bataye inkono ku ziko, bataye ibiryo bari bafite. Hanyuma ababembe bo bari kugenda ntibazi iby'Imana iri gukora, bari kugenda bumva yuko bagiye guhura n'ingabo z'Abasiriya zikabica cyangwa zikabakiza, ntibakamenye yuko Imana hari igitangaza iri gukora inyuze muri bo. Imana ishimwe. Hanyuma ngo ababembe barinjira, binjira mu rugerero, bagera ahantu habaga ingabo zirinze, ngo basanga nta musirikari n'umwe uharangwa, ahubwo ngo barebye bakajya babona imyenda inyanyagiye, baterera akajisho bakabona ibiryo ku ruhande aho bitetswe. Ngo barangije barabwirana bati Abasiriya bazi ubwenge, buriya batwihishe
baragira ngo barebe yuko dusohoka kubera inzara, nibarangiza babone uko badutera. Batubu rero ni ukwitonda, ubu ngubu baduciye igico ngo bagenda begera imbere. Kumbe haleluya, uko begeraga imbere niko ingabo z'Abasiriya zarushagaho kwirukanka cyane, kubera yuko Imana yari iri gukora icyo gitangaza. Hanyuma ngo ababembe barakomeza baragenda, uko begera hagati mu rugerero bakajya babona abantu bataye ibintu. Bigeze aho ngo baravuga bati ibyo ari byose abantu bagiye, nta ngabo ziri hano. Baravuga bati reka twicare twirire. Barabanza ngo bararya, hanyuma uko barimo kurya ngo barangije baraganira batumva rero basha ibi bintu dukora ntabwo ari byo. Kuba twicaye ahangaha tukaba turimo kwirira twenyine, ibi bintu ntabwo bidukwiriye, ahubwo nimureke tujyane iyi nkuru nziza muri bene wacu bafungiraniye Samariya, tubabwire yuko mu rugerero nta ngabo zigihari. Ngo barakata baragaruka, babwira umurinzi, ngo baramubwira ngo twebwe tuvuye mu rugerero rw'ingabo z'Isiriya, nta muntu n'umwe tuhasanze. Ngo baravuga bati ababembe bari bakingiranye n'ingabo zihishe. Aba babembe iyi nkuru bayibonye gute? Ariko ababembe baravuga ati twebwe twiviriyeyo, inkono bazitaye ku ziko, tumaze no kurya. Hanyuma ngo umwami aravuga ati mwohereza abantu bake. Ngo abantu bakeya baragenda bajya muri aho ingabo zari ziri, basanga koko za ngabo zahunze. Barazikurikira, ngo bagenda bahura n'izagiye zipfa, bagenda babona n'ibyo zataye. Hanyuma ngo bya biryo byose zari zifite barabipakira babizana mu mujyi wa Samariya, nk'uko umuhanuzi yari yabivuze. Abantu b'i Samariya bongera kubona ibiryo. Imana ibavana ku mahurunguru y'inuma, Imana ibavana ku bihanga by'indogobe, babona ibiryo nk'uko Imana yari yabivuze, ariko ibibahaye ku munsi batatekerezaga. Uyu muntu twasomye muri iyi nkuru yakize ku munsi, yaba we yaba n'Abayuda batumvaga yuko Imana yakora, kuko bumvaga ko ku munsi w'isabato Imana iruhuka. Ariko nta na rimwe Imana igiruhuka. Imana ntiryama, niko umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyaryama twashira, ngo habe no guhumbya twashira. Bene data, uyu muntu Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ku munsi atatekerezaga, ku munsi atumvaga, mu bihe atabonaga yuko hari igisubizo. Yesu aba ari bwo amubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Uyu muntu ufite ubumuga bumaze iki gihe, twakwibaza ngo izi mbaraga yarazikuye zo kwikorera. Ikindi twakwibaza ngo mbese kuki Yesu atamubwiye ngo ngaho igendere, n'ubwo buriri wenda nta wamenya uko buriya, aho uriya muntu yari aryamye ntekereza ko hari n'undi wahise aza akaharyama akihabyuka. Kuki Yesu atamubwiye ati ubwo buriri busiga aho ngaho wigendere, ahubwo aramubwira ngo hambira ubwo buriri ubwikorere ugende. Yesu yabikoze kugira ngo ibihamya byo gukora kw'Imana bigaragare. Imana ishimwe. Yesu yabikoze kugira ngo ibihamya byo gukora kw'Imana, ibihamya byo gutabara kw'Imana, ibimenyetso by'uko Imana igikora bigaragare. Kuko ntabwo ku isabato bikoreraga, nta mirimo bakoraga ku munsi w'isabato. Kubona umuntu rero wikoreye uburiri ku isabato byatumaga abantu bose bibaza ngo dorere uyu se ko yikoreye habaye iki, ku munsi nk'uyu ko yikoreye habaye iki. Bajya kumubaza ngo ko wikoreye, akababwira ngo nari ndyamye ndwaye, hari uwansanze aho nari ndyamye,
arambwira ngo nikorere uburiri. Uwankijije niwe wambwiye ngo nikorere uburiri. Bene data, iyi nkuru yamfashije cyane kuko nabonyemo yuko Imana yemera yuko ibigeragezo bidusunika bikatwegeza inyuma yaho ibisubizo biri, kugira ngo duhure na Yesu, kandi duhure na Yesu tugeze aho tubona nta bisubizo tugifite. Yesu atwereke ko akora, Yesu atwereke ko ari igisubizo, kandi namara no kutubyutsa naho ngaho tujyane ubuhamya, tujyane ibimenyetso by'uko twahuye na Yesu, aho abantu batakoze, aho natwe ubwacu twari twananiwe, aho bene data n'abavandimwe bacu batakoze, Yesu agatanga ubuhamya kugira ngo buri wese abone koko ko ari Imana yakoze. Nshuti, iyi minsi turimo dufite ibigeragezo bitandukanye. Hari aho ibigeragezo byaturyamishije hatandukanye. Hari uryamye mu kigeragezo cy'ubukene n'inzara, hari uryamye mu kigeragezo cy'ubushomeri n'ingaruka zabwo, hari uryamye mu kigeragezo cy'icyangiro akangwa nta mpamvu, hari umuntu uryamye mu kigeragezo cyo gusigwa n'imiryango akaba ari wenyine, akaba abona nta wundi bari kumwe, akaba yumva ubuzima budashoboka, ndetse akaba abona ageze ku munsi mubi adashobora gutabarwamo. Bene data, ijambo ry'Imana dusomewe tuganirijweho rirongera kutwereka ko naho twaba tugeze aho ngaho twumva yuko bidashoboka, naho twaba tugeze ku munsi twumva yuko Imana idakora, Yesu yatanze ikimenyetso cy'uko igihe cyose Imana ikora. Yesu yatanze ikimenyetso cy'uko igihe cyose ku munsi washyizweho n'Imana, aho ngaho ibigeragezo byagiye bidusunikira ndetse tukaharyama rwose, hari ibyiringiro by'uko Yesu ahadusanga akatubwira ngo nimubyuke aho mwari muri, icyakora mujyane n'ibimenyetso, mujyane ibimenyetso byerekana yuko mubyutse mu bigeragezo mwari muryamyemo. Imana irakora mu gihe tutatekerezaga, ariko natwe iradusaba guhamiriza abandi ko umugisha tubonye ari Imana iwutanze. Iki ni igihe cyo guhamya ko Imana ikora. Iki ni igihe cyo guhamiriza abantu ko imibereho yacu, ko ubuzima bwacu bushingiye ku gukora kw'Imana. Ntabwo bidukwiye ibyo ari byo byose uriya muntu wari uryamye igihe kingana kuriya kandi akaba atari afite umwitaho, ibyo ari byo byose uburiri yari aryamyeho bushobora kuba bwari bugayitse, bushobora kuba bwari busuzuguritse, ku buryo yashoboraga kwiherera, yagera wenda ahantu atekereza ko nta wamubona akaba yakwiherera akabujugunya, ariko yakomeje kubwikorera. Hari imirimo Imana yagiye idukorera, hari ibitangaza Imana yagiye idukorera, hari ubuzima bushaririye Imana yagiye idukuramo, ku buryo ku rwego tugezeho tuba twumva hari wenda kubivuga ari ukwisebya, kubivuga ari ukwisuzuguza. Nyamara bakundwa, kuko Imana yacu igikora, ntabwo bidukwiye ko duceceka ngo tubure guhamya imirimo myiza Imana yakoze, kuko guhamya imirimo myiza Imana yakoze nibyo bituma twongera guhura na Yesu,
iri jambo ryatweretse ko ngo uwo muntu yaje guhurira na Yesu mu rusengero. Yesu niho noneho yamwiyerekeye neza, amenya ko ari Yesu wamukijije. Yesu aramubwira ngo ubwo wakize ibigeragezo wari ufite, harageze ngo noneho wirinde utagwa no mu byaha ukazahura n'akaga gakomeye. Yesu wakoze iriya mirimo, Yesu wadukuye aho twari turi turwaye, Yesu wadukuye aho twari turi tubabaye, akaturemera, akatwubakira ubuzima, akaduha kubaho, akaduha urubyaro, akaduha ibisubizo by'ibibazo twari dufite. Uyu munsi arifuza ko dukora urugendo rwo kumuhamya, kugira ngo anabonere aho atubwira ko dukwiye kwirinda ibyaha. Imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye dukwiye kuyihamya, kugira ngo n'abandi babone ko Imana ikora no ku munsi tutatekerezaga. Kandi ntibihagije guhamya imirimo Imana yakoze tugakora n'ibyaha byaba bituganisha ahabi, hashobora gutuma noneho tubona akaga karuse ako twahuye nako mbere. Biradukwiriye bakundwa ko mu gihe nk'iki, igihe gikomeye, igihe kigoye abatuye isi kubera icyorezo cya COVID-19, biradukwiriye ko twishingikiriza ku mirimo Imana yakoze, kandi ikayikora ku munsi tutumvaga yuko bishoboka. Twishingikirize ku butabazi bw'Imana twabonye, kandi ikabuduha ku munsi twumvaga ko bidashoboka. Tubwishingikirizeho, duhamirize n'abandi tuvuga ngo dushingiye ku by'Imana yakoze mu bihe bishize, turahamya ko n'ibi bihe bigaragara koko bikomeye, Imana iri kumwe natwe, Imana yadutabara. Tubwire abandi ngo twirinde ibyaha gusa, dukomeze twizere kandi duhamye Imana yo mutabazi izadusubiza. Nge nawe twizere Imana kandi twihanganire mu bigeragezo turimo. Gukora kw'Imana nako kurageze ngo Imana itabara abantu bayo. Reka dushimire Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubwira ijambo ryawe ritwereka ko igihe abantu bagezaho batekereza ko udakora, igihe ibigeragezo byaturenze tukabona ko nta butabazi buhari, tukamera nk'uyu wari uryamye igihe kirekire utaratanze igisubizo cy'uko yifuza gukira, ahubwo akerekana imbogamizi zihari kugira ngo akire. Mana yacu, turagushimira ko mu gihe abantu bageze nk'aho, ndetse mu gihe abantu bagezaho bumva ko naho ijuru ryakingurwa ibisubizo bitaboneka, turagushimira yuko wowe ukora, turagushimira yuko uboneka mu gihe nk'icyo ngicyo ugakora. Abana bawe tugeze mu bihe nk'ibyo Mana, tugeze aho tubona yuko bigoye, tugeze aho bene data barembejwe n'uburwayi babona ko gukira bigoye, tugeze aho bene data barembejwe n'inzara n'ubukene babona ko gukira bigoye, tugeze aho bene data ibibazo byo mu ngo zabo bibaye umutwaro uremereye, babona yuko nta gisubizo, nta garuriro, bakaba nabo bategura kwiyahura. Mana yacu, mu gihe duhangayikishijwe n'ibibazo n'ibigeragezo nk'ibyo, mu gihe abana bawe turyamye mu bibazo bitandukanye, kandi tukaba tubona rwose gutabarwa kuri kure, turakwinginze Mana, ongera wiyereke abantu bawe, ongera wiyereke isi muri ibi bihe twibaza ngo amaherezo y'iki cyorezo cya COVID-19 amaherezo araba yahe.
igisubizo kirava hehe? Mana waremye isi, kandi na n'uyu munsi urakora, na n'uyu munsi ubereye maso isi waremye, kandi tukwijejwe nuko uri Imana y'imbaraga. Dushingiye ku mirimo wakoze i Samariya, n'ubu ngubu wakora, waba igisubizo ku isi. Turakwinginze ngo mu gihe nk'iki ngiki tubona nta nzira, uca inzira utanga ibisubizo ku batuye isi twese. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisenze twizeye, amen. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo tumaze kumva, kandi twibutsa neza ko nubwo tubona tubaye nk'abasubira inyuma birushije uko twari turi, ariko kandi biri mu nzira zo gutabarwa. Imana ishimwe, kandi nyuma yo gutabarwa duhamiriza abandi kugira neza kw'Imana. Pastor Christophe urakoze, Imana imuhe umugisha, kandi hashimwe Imana yaduteguriye ubu butumwa ikabumunyuzamo. Imana ishimwe. Bakundwa, twese hamwe dufatanye kwakira ubu butumwa tumaze kumva, turirimba indirimbo ya 20 mu ruhande rw'indirimbo zo gushimisha, igitero cya mbere n'icya gatatu. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagira nkize, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, ntazasiga nk'imfubyi, ntazamemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa, ubwo ngodesheje ingabo ntabwo ngitinya pe, ajya ntungisha amanu yo mu ijuru, yamumbura wa munsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, agize amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Bavandimwe, twese hamwe dufatanye guhamya ukwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Bene data, tugeze mu mwanya twegera ku musozo w'iteraniro ryacu. Turashimira Imana yaduteguriye iri teraniro ryera, ikaduhamo
kumva ubutumwa mu buryo butandukanye bw'indirimbo ndetse n'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Turashimira Imana kandi ko twebwe twese iki turindiye mu buntu bwayo, kandi namwe turabashimira mwebwe mwese twabanye muri iri teraniro, ndetse dushimira n'abazarikurikirana mu minsi izagenda iza bitewe n'igihe baboneye uburyo bwo kurikurikirana. Imana ibaha umugisha ku bwanyu. Turabashimira kandi by'umwihariko uko mukomeje kuzirikana umurimo w'Imana ukorerwa muri paruwase, mugatanga inama, mugatanga ibitekerezo byiza byubaka birushaho kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza, ndetse kandi tunabashimira ko uko umuntu wese agize icyo abona azirikana n'umurimo w'Imana. Imana rero ibaha umugisha kandi ibahire muri byose, muhore mushima iteka. Turabibutsa kandi ndetse tunabashishikariza gukomeza kubahiriza ingamba zose zafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Nk'abakristu turusheho gufata iya mbere mu gukomeza kubahiriza amabwiriza, twirinda ubwacu ariko kandi turinda na bagenzi bacu. Imana idushoboze twese kandi turusheho nanone gukomeza kwihangana no gukomera, nk'uko uriya murwayi wari umaze imyaka 38, ni myinshi twe ntituranayigezaho, ariko nta nubwo tuzayigezaho kuko twiringira ko Imana izadutabara nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Rero dukomeze dufatikanye kandi tunasenga Imana, mu gihe gikwiriye tuzabona Imana idukiza iki cyorezo twese nk'abatuye isi. Bakundwa muri Kristo Yesu, nagira ngo dufatanyirize hamwe gusenga dusengera abandi bafite ibibazo bitandukanye. Ubwo turi busoze turaza gufatanyiriza hamwe kandi isengesho Umwami Yesu yigishije abigishwa be. Dusenga Imana. Uhoraho Mwami Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Wagize neza Mana kuva twatangira iri teraniro. Turagushimira ko wabaye mu ruhande rw'abayobozi b'iri teraniro. Turagushimira Mwami Imana yacu ko watugiriye neza, ukatuganiriza mu ijambo ryawe, ukatwibutsa yuko igihe abantu bageze ku munsi ukomeye, igihe abantu bageze ku munsi bumva wabagiye kure udakora, burya uba uhari, uri Imana ikora igihe cyose. Turagushimira Mwami Imana yacu kubwa gahunda zose zabaye mu iri teraniro, kandi turagushimira kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze mu miryango yacu muri iyi minsi yose ishize. Mwami, dushingiye ku byo wakoze, uyu mwanya turi imbere yawe dusengeye abavandimwe bacu, dusengeye bene data bafite ibibazo bitandukanye. Mana, hari abantu bafite uburwayi, turabasengeye kugira ngo bagirire neza ubakize. Dusengeye Mwami Imana yacu ibihugu biri mu ntambara n'imidugararo, muri ibi bihe ngo ubyiyereke Mwami, utanga amahoro. Dusengeye Mwami Imana yacu ibihugu bihangayikishijwe n'ibiza ndetse n'ibindi bibazo bikomoka kuri byo. Mwami Imana yacu ngo ugire neza ibyo bihugu, ubitabare, ubibere igisubizo. Tukweretse igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu cyiza waduhaye. Nutugirire neza Mana, nukomeze kugwiza amahoro muri cyo, kandi abayobozi b'igihugu cyacu ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubaha imbaraga. Mwami, muri ibi bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, turakwinginze ngo utange inkomezi ku batuye igihugu cyacu. Dusengeye Mwami Imana yacu itorero Presbyterienne mu Rwanda, iryo waduhamagariyemo, kugira ngo ukomeze kurigirira neza, abayobozi baryo bagirire neza, abakristo baririmo bagirire neza. Mwami mwiza, ibyiciro byose bigize itorero ubihe imbaraga,
kandi mu gihe nk'iki uduha imbaraga zo gukomeza kuguhamya, zo guhamya imirimo n'ibitangaza wakoze, kugira ngo abantu bawe turusheho kugira ukwizera guhamye. Mana yacu, dusengeye n'andi matorero kugira ngo uyagirire neza mu bihe nk'ibi, uyakomeze, uyashyigikire. Itorero ryawe turarisengeye, iryo wabwiye Petero ko naho amarembo y'ikuzimu yarizikukira atarishobora. Muri iki gihe ukwizera gufite kugeragezwa gukomeye, turakwinginze Mana yacu ngo ukomeze ab'itorero ryawe, ntidutakaze ibyiringiro, ahubwo dukomeze kukwizera kuko ari wowe Mana ishoboye byose. Uyu mwanya Mana yacu dusengeye imirimo tugiye kuzakora muri iki cyumweru tugiye gutangira. Duhe ishya n'ihirwe, uhire imirimo y'intoki zacu, ubere igisubizo abadafite akazi, ubere igisubizo abadafite shinge na rugero. Mwami Mana yacu, twebwe tugusaba nk'abantu, kandi umwana wawe yaraturondoye, abona neza yuko iyo dusenze dusaba nk'abantu, atwigisha gusenga gukwiye, atubwira ngo nidusenga tujye tugira tuti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarira bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Twisabire umugisha w'Imana. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati: mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati: Databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati: byuka, wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Uwiteka Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwose buhoraho muri Kristo Yesu, ibatunganye rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga zo kuyikunda no kuyikorera. Icyubahiro n'ubutware bibi by'Imana iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha, kandi tubifurije kugira icyumweru cyiza.